mu rwego rwo gufasha abana gukura bazi Imana n'indi migenzo myiza ya Gikristo. Caritas ya Byumba na World Vision Rwanda bita ku buzima bwa roho z'abana bo mu gice cya Buranga kirimo zone nka Kinihira, Buberuka, Tare, Kivuruga na Kagero bigaragara mu turere twa Gicumbi, Burera, Rulindo na Gakenke. Aba bana bari hagati y'imyaka 7 na 18 bigishwa indangagaciro za Gikristo hatagendewe ku idini runaka. Ni muri urwo rwego ku itariki ya 19 z'ukwa 5 2024 habaye igikorwa cyo kwifatanya n'abana nabo madini ya AR Kinihira ndetse n'itorero Pentecost Holiness ari mu murenge wa Kinihira mu kwizihiza Pentecost y'abana mu rwego rwo kubaba hafi. Aba bana bishimira ko bitaweho ko nabo kandi biyemeza kugenda bamamaza ingoma y'Imana mu bandi bana bagenzi babo. Twabyishimiye kubera ko nyine natwe batwitayeho bakaduha umwanya bakatwereka ko badukunze. Natwe tugenda tubwira abandi abana se cyangwa n'abandi bantu ko nyine twabonye abantu bifatanya natwe twabishimiye kandi nabo batwishimiye. Ndababwira yuko banatwe ku munsi wa Pentecost tuzajya tuza kuza gusenga buri munsi, n'undi minsi yose tukazajya tuza nkabisangiza n'abanyeshuri twigana. Twabonye abashyitsi baturutse impande n'impande, aba World Vision na Caritas n'abandi bazaze baze kubareba ku ikindi gihe kandi baze tubishimiye. Nshimishijwe nuko mbonye abashyitsi badusuye kandi nago muri make nawe twari tuzi ko abana natwe bajya batwitaho cyane, ako tumenye ko ari umuryango twitaho kandi dushimishijwe nuko batwiseho bihagije. Uragenda ubwira ngo icyo abandi bana bagenzi bawe? Ndabashishikariza kuza gusenga bose bakaza kandi bakamenya ko hari n'abatwitaho. Mbese tubabwira ibyabaye uyu munsi nabo barashishikazwa no kujya baza kugira ngo nabo wenda babimenye kandi turamenya ko natwe hari abatwitaho kugira ngo tuzabone ijuru. Abashumba b'aya matorero bishimira ubuterankunga bahawe bityo bikanaborohereza guhuza abana benshi icyarimwe. Uyu ni Pasiteri niyo yita Didasi, umushumba w'itorero Pentecost Holiness mu murenge wa Kinihira. Ikigendanye n'umunsi mukuru Pentecost ni igikorwa cyiza kuba mwadusuye kandi mukifuza gusangira n'abana. Twumvise bitunejeje kandi ni igikorwa cy'indashyikirwa mu gihe nk'itorero byatugoraga guhuza abana bangana kuriya, ariko hajemo ubuterankunga bituma bibasha kugenda neza. Tukabona ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa nka Caritas Byumba n'umuryango wa World Vision. Niyibizi Aime, umukateshisti uyoboye ubwiza bwa AR Kinihira paruwasi ya Tumba, atangaza ko ubufatanye bwa World Vision Rwanda na Caritas ya Byumba mu gufasha abana bifasha amatorero gukurikirana neza ubutumwa bwabo. Cyane ko twebwe tunagira imiryango hafi ihuza abana, ari umuryango w'abahereza, tugira abahereza uyu munsi tubinjiza mu cyiciro cy'abahereza, ariko kandi tukanagira na Sunday School uyu munsi nabo baranasengerwa kugira ngo bategurwe bagume bakurikije imyaka. Ubwo umwana tumurekura twebwe iyo ageze ku myaka 12 kuko nibwo tuba dutangiye kuvuga ngo arakomejwe, arabasha noneho kugenda nawe akajya kubwiriza abandi bakaza. Ubwo rero ubu butumwa ni bwiza cyane kandi turashimira n'ubuyobozi bwa Caritas ko mwabashije no gutekereza kuri iki gikorwa, natwe mukaza mukatureba n'abana bacu. Ku rundi ruhande kandi Padiri Augustin Nsabonimana, umuyobozi wa Caritas ya Byumba, ashimangira ko ibikorwa byo mu mushinga Mureke Abana Bansange Let the Children Come byubaka ubumwe bw'abakristu bityo abantu bose bagafatanya kubaka umuryango mugari w'Imana. Kuko Kristo ni umwe, Imana ni imwe dusenga, kandi nanone twese turi Abanyarwanda. Ijambo ry'Imana twigisha ni rimwe. Ikimenyetso kirimo ni ubumwe bw'abakristu mbere na mbere, hanyuma ikindi kirimo nuko Roho Mutagatifu cyangwa se Umwuka Wera ntavangura amadini, areba ahantu hose. Ikindi tureba nk'Abanyarwanda ni bwa bumwe bw'Abanyarwanda, ko Abanyarwanda tugomba gushyira hamwe mu butumwa bwose dukora, tugafatanya tukunganirana kugira ngo tubashe twiyubaka, kubaka Kiliziya y'Imana, kubaka itorero ry'Imana, gufatanya kubaka umuryango. Caritas ya Byumba na World Vision Rwanda batoza abana gukura bafite indangagaciro za Gikristo, bishimiye ubuto bwabo nk'abana b'abakristo. Ibikorwa binyuzwa mu kubigisha kumenya ijambo ry'Imana, bakunda Bibiliya ndetse biga n'indirimbo z'Imana. Ubutumwa kandi bugera no mu mashuri aho hagenda hashingwa amatsinda y'abana basoma Bibiliya. Abana basaga 25,000 ku mwaka bagerwaho muri gahunda. Joseline Musabyimana, Radio Rwanda, Kinihira.